Hello guys, ndagusuhuje kandi ngo ikaze wahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV, ukaba rwose ari wo murongo wahisemo kureberaho ibiganiro. Imana iguha umugisha kandi ngo ikaze. Nizere ko umeze neza. Abantu muri i Burundi hari inshuti zanjye nyinshi, abantu bari Uganda, abantu bari Tanzania, abantu bari muri Kenya, nukuri n'abari Congo. Abo mwese ndabasuhuje, mwumve yuko rwose munyereka ko munkunda, nanjye ndabakunda. Hanyuma rero abantu bari muri Asia, Australia, abantu bari muri Amerika, abantu bari Chicago, ndabakunda cyane murabizi. Abantu bari New York, abantu bari Canada, abantu bari muri France, abo mwese mujya munyereka ko turi kumwe. Abantu bari harya Oman, abantu bari muri Finland, abantu bari benshi cyane ntarondoye. Muri Israel hari abanyandikiye bakambwira ngo tuba muri Israel. Ni ukuri nizere ko mumeze neza namwe, kandi murakoze kunyereka urukundo rwanyu, mukanyandikira kuri WhatsApp, mukampamagara. Imana ibahereza umugisha. Nizere ko rero muri amahoro, abatari amahoro cyangwa se bafite ibibazo bitari bimwe. Njya nkunda kubabwira nti mukomere, mu ijuru hari Imana, kandi Kristo ari hafi kugaruka. Turuhuke, ntubone bikugoye, ntubone bimeze gute, bifite iherezo kandi igihe ataranaza. Kugira ngo ngutangarize ko paje zigize igitabo cy'ubuzima bwawe ntabwo ari Yesu, ntabwo ari ayo majoni, ntabwo ari iyo ntambara urimo, ahubwo hari igihe paje yakuburuka, igihe utazi agasiripurize k'Imana, ukabona nawe iragutunguye kandi iragushekeje. Niyo mpamvu nanabikwifurije kugirirwa neza n'Imana, cyane ko rwose ibikora. Ahubwo rya somo rivuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi. Iryo somo ribi ryawe, humure rwose, iby'Imana yibwira kukugirira ni amahoro, ntabwo ari ibintu bibi. Uzasubizwa kandi nawe uzuduhereze ubuhamya. Rero kuri uyu munsi tugiye kuganira, nshimira cyane abamaze gukora subscribe, abantu bajya bakora share, abantu bajya bakora like, abantu bajya batera comment bakambwira ngo tubaye wa mbere, tubaye wa mbere. Nukuri muri ku mutima, Imana ibahereze umugisha cyane. Muri abantu b'umumaro, abantu muvuga, abantu nyine munyereka ko turi kumwe. Imana ijya ibahereza umugisha. Ndashima rero cyane Imana ikomeje gukora imirimo n'ibitangaza ku babyeyi batasamye bakaba bari gusama, ku bantu barwaye indwara zigiye zitandukanye bakampamagara bashima cyangwa se bagaterana komenti. Ni ukuri Imana ibahereze umugisha, kandi Imana ikomeze ikore. Nawe uri gukoresha imiti igiye itandukanye wakuye ku Nkomangiro TV, kugira ngo nkubwire ngo kuraje, wicika intege. Niba byanze uyu munsi, ejo ongera. Nababwiye ko gukoresha imiti yanjye ari ugushirika ubute, ariko kandi ndagira ngo mbatangarize ngo iyantumye niyo kwizerwa. Nzi neza yuko nubikora mu kwizera ntabwo uzataha amaramasa. Hari abantu rero benshi cyane banyandikiye barambwira, niyo mpamvu naze gusubiriza inbox ngo nsubize umwe, ahubwo nuko nasanze muri abantu benshi mwagiye mubinsaba. Ndavuga nti kubera iki ntabakorera ikiganiro se ko mpari ku bwanyu? Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara y'imitezi, ku ndwara y'uburemba cyangwa se umuntu akaba ikiremba. Noneho tuganire no kuri hemorrhoid, tuganire no n'ikindira ubwo si n'ibyuririzi, n'uburyo ki ushobora kwirinda ibyuririzi niba ubana n'agakoko gatera sida, HIV. Ndagira ngo nkutangarize ko nufata uyu muti nta n'uzamenya ko urwaye icyo kinyagwa, nta n'uzamenya ibyawe, kubera ko uzaba ufite umubiri ufite imbaduko, ufite imbaraga, kubera ko wubatse abasirikare bawe. Rero imitezi cyangwa se brenoraji ni indwara iterwa nuko abantu bakoze imibonano mpuzabitsina, umwe ayirwaye cyangwa akanduza undi. Kimwe nuko umuntu ashobora kubera ibimenyetso byayo ashobora kugira uruzi mu myanya y'ibanga, hanyuma yajya kwihagarika ahantu nawe wajya kwihagarikaho cyangwa se wicayeho, byakujyaho cyangwa se byajya nawe mu myanya yawe,
ugasanga uhise urwara umutezi, kandi nanone kandi rwose utigeze unasambana, bibaho cyane. Niyo mpamvu rero nkubwiye ngo muntu w'Imana, cyane cyane abantu b'abamama, nakunze kubabwira ngo ayo matuwarete mukoresha iyo muri mu kazi, kubera ko ahurirwaho n'abantu benshi, amatuwarete yo mu masoko, amatuwarete yo mu makampani, amatuwarete y'ahantu hose nyine hahurirwa n'abantu benshi. Niyo mpamvu njya mbwira abamama ngo ni ukuri mu isakoshi yawe ujye ugendana agacupa karimo amazi washyizemo umuravumba mwinshi, hanyuma mbere yo kwicara kuri tuwarete cyangwa mbere yo kujya muri tuwarete unyanyagizeho ayo mazi, ubu mikorobe buhita bupfa mu masegonda, hanyuma ukigirira ubuzima, nturware infection zidakira kubera ko wazitewe no kujya mu matuwarete atizewe, sibyo? Ibyo byose rero bizagufasha kugira ubuzima bwiza. Rero hari amoko y'iyi ndwara y'imitezi Brenoraji, niyo mpamvu ndi kukubwira ngo utege amatwi ubanze ubyumve, hanyuma ndakubwira umuti niba warazahajwe n'iyi ndwara ushobora gukoresha ukagira amagara mazima. Hari amoko rero, hari imitezi yo mu myanya y'ibanga nk'uko nabanje kubibabwira, hakaba imitezi yo mu kibuno. Rero iyi ngiyi ikunda kugaragara ku bantu babonana bahuje ibitsina, ubwo ni ukuvuga n'abatinganyi. Hakaza noneho n'imitezi yo mu kanwa, iyo rero nayo bitewe n'ibimenyetso byagaragaye, sibyo, ishobora kukwereka ko ari umutezi urwaye mu kanwa. Kandi ikindi, umuntu uyirwaye ashobora kubyara umwana utwite, akabyara umwana uyifite, uzabibwirwa nuko umwana wawe wavutse akagira amaso azamo amashyira, zakwereka ko umwana yavukanye iyo ndwara, bityo umuvure hakiri kare. Hari ibimenyetso rero bigaragara ku bagore, hakaba n'ibimenyetso bigaragara ku gitsina gabo. Ku bagabo rero bajya kwihagarika bakababara, ni kimwe n'abagore. Ukajya kwihagarika cyangwa gusoba ukababara, warekura inkari ukazajya wumva ibintu birakujomba, ukumva nyine uri kubabara, ukazajya urekura duke duke ububabara, ni ikimenyetso gishobora kukwereka ko urwaye umutezi. Noneho ukazana ibizi, aha ni ku mugabo, waba ugiye kwihagarika hakaza ibintu by'ibizi kandi bifite amabara nk'umuhondo cyangwa se icyatsi, wabibona rero ukavuga uti ye baba barandoze. Simpakanye ko abarozi babaho, ariko hari n'ibimenyetso by'indwara runaka bitari n'amarozi. Noneho umuntu yabibona kubera ko atabimenyereye cyangwa se adafite amakuru kuri byo, agahita avuga ngo barandoze, dore ibi ngibi. Nubyibonaho menya ko urwaye iki kibazo, kandi ko umutezi iyo uwuvuye nk'uko bikwiriye, umutezi urakira ndetse burundu. Noneho hakabaho ku bagabo, hakabaho n'ikindi kimenyetso cyo kwibona prostate yabyimbye, nyine ukabona birabyimbye cyane, biranakubabaza, ni ikimenyetso gishobora kukwereka ko wamaze kwatakwa n'uyu mutezi, sibyo? Noneho hari n'ibindi bimenyetso ku bagore, nabo n'ubundi iyo bagiye kwihagarika cyangwa se gusoba barababara, sibyo? Ukajya gusoba ukumva nyine urababaye. Faites attention kuri iki kintu, hari abantu babyitiranya ukagira ngo kuba ubabara ni infection kandi wenda ufite umutezi. Byiza rero kwisuzumisha, sibyo? Kuzana ibintu by'uruzi. Nsubirize rimwe, abamama cyangwa se abakobwa bambwiye ngo bajya kubona bakabona uruzi ruraje kandi atazi aho biturutse, kandi bikaba binuka cyane, akagira ati nambara padi kubera urwo ruzi ruza runatunguranye rimwe na rimwe, cyangwa se nabyuka ku mashuka nkasanga urwo ruzi, menya ko ari ikimenyetso kikwereka ko urwaye umutezi. Ntubyitiranye na infection. Uruzi ruza gutyo kandi rukaza ari rwinshi, ni ikimenyetso kigaragaza ko ufite umutezi. Ni byiza rero kwivuza hakiri kare ukoresha imiti mba nakubwiye. Ikindi kimenyetso ku bagore cyangwa abakobwa ni ukuva
kandi batari nyuma y'igihe, cyangwa se ukava mu kwezi kwawe, ariko muri uko kwezi hagati ukongera kandi ukava utazi aho byaturutse, udatwite wenda ngo inda iri kuvamo, udafite ibindi bibazo, mbese ukajya mu mihango inshuro ebyiri mu kwezi. Ni ikimenyetso gishobora kuba cyatuma cyakwereka ko ushobora kuba urwaye indwara y'umutezi. Bityo rero kurikira video kugira ngo njye mbabwira imiti ishobora kubazahura, sibyo? Ni gute rero wakwivura nshuti yanjye? Ni imikamati 2 y'imizi y'ipapayi. Ntumbwire ngo ni ingoni, no, ipapayi yariyo yose. Ugafata imikamati 2 y'amababi y'ipapayi yoroshye, apana bya bindi biba byarabaye ibikubati. Warangiza ugafata imikamati 2 nanone y'inyabarasanya. Twabonye akamaro k'inyabarasanya, uretse ko nzongera nkanakababwira. Mwabonye kuretse no kuvura indwara zigiye zitandukanye no ku myuka mibi bikoraho. Niyo mpamvu rero ni imvange y'imizi y'ipapayi n'ibibabi by'ipapayi ubivanga n'ibibabi by'inyabarasanya nabyo imikamati 2. Hari uwambajije ngo umukamato se ko nawuzi? Ni uko nguko urushye, sibyo? Urushye ugafata ukagira gute, ukabara imikamati 2 ibyo ukamase. Biva ku nshinga gukamata. Ibyo ufashe imifati 2 nibura byumvikana, sibyo? Noneho urabicanira muri litiro y'amazi ibyo byose wafashe, hanyuma ukaza gushiramo indimu, umutobe w'indimu uhagije. Nigeze navuga litiro, ubwo se ngo litiro wayibona nshuti ya ko wajya kwivuza bakanagutransfera mu Buhinde ukajyayo. Gushaka niko gushobora kuba ashobora kukwandikira umuti w'ibihumbi 50, ubu indimu 50 z'ibihumbi 50 zavamo litiro zingahe? Nukuri mugerageze mureke ubute bwo kwivuza, ushyiremo uyu mutobe muri izo litiro 2. Muri iyo litiro, ubwo no kuvuga litiro y'umutobe w'indimu na litiro y'amazi wabijijemo bya bindi nta kubisekura. Numara kubishyiramo bimaze gushya, uhita ushyiramo wa mutobe w'indimu uyungurure, unywe agakombe kamwe mu gitondo, akandi nimugoroba, mu saa sita, akandi nimugoroba. Uzabikora iminsi 15, uburakizi nibishira iyo litiro ejo ukora ibindi. Cyangwa se nimba litiro wayinywa iminsi 2, tuvuge niba utwo turahure twawe ari tunzinya ari dutoya, itsoke ntago mbizi, ariko nibishira ukora ibindi kandi bishya, sibyo? Ikindi kintu kivura iyi ndwara ni umukamato w'ibishishwa by'umuvumo, igiti cy'umuvumo. Murakizi? Mwakibonye. Igiti cy'umuvumo ubushishura biri igiti ibishishwa byacyo, kwa ntago ari ibibabi, kuri iyo ruti stem bimeze, ugashishura imikamato 2. Ushobora no kudukatagura ukagira imikamato 2, hanyuma umukamato umwe ukawuteka muri litiro y'amazi. Warangiza nabwo ukanywa karahure mu gitondo, akandi saa sita, akandi nimugoroba, hanyuma ukabikora by'iminsi 6. Bizagufasha gukira uyu mutezi, sibyo? Tugiye rero nanone kwiganirira ku bantu bafite impuissance sexuelle, ari cyo bita uburemba. Nicyo bita uburemba, impuissance sexuelle. Ni ukuvuga ngo rero wowe ufite iki kibazo, abafite ibibazo by'umutezi, mbabwiye umuti ugenda ubikoreshe kandi bizatungana rwose. Noneho nsaba n'Imana ngo uherekeze uwo muti. Noneho ikindi,
abantu bafite iki kibazo cya impuissance sexuelle cyangwa se bafite uburemba bo bakora iki? Bakwifashisha iki? Uzafata kimwe n'aba bandi badakunze kugira ubushake ku bagabo, uzafata imikamato 2 y'amababi y'umushyiguro, sibyo? Amababi y'umushyiguro, nurangiza ushyireho urushyi rw'ubunyobwa. Imikamato 2 n'urushyi rw'ubunyobwa bubisi bw'ubunyarwanda. Noneho ibi uzajya ugira gute? Ubihekenya, ariko kandi ubivange n'utubuto 20 tw'ipapayi. Ni umuti ukomeye nubwo waba waravutse uri ikiremba, nshuti ya ndawugutuye. Noneho nurangiza uzajya ubihekenya 2 ku munsi. Ibyo wakoze 2 ku munsi, urangiza ukwezi, iminsi 30. Iminsi 30 nishira uzaba wakize, uzaza uduhereza ubuhamya. Nibyo imikamato 2 y'umushyiguro, y'ibibabi by'umushyiguro, muba mwawubonye umushyiguro nguwo. Ugafata n'urushyi rw'ubunyobwa, ugafata n'utubuto tw'ipapayi 20 ntuturenze, ukabihekenya. Nshuti ya, utubuto turarura ariko ni umuti. None wakwishimira kuguma gutyo? Bikora, uzaza uduhereza ubuhamya, bizagukiza cyane cyane pe. Noneho ba bantu bifitiye hemorrhoide, dugarutse ku hemorrhoide, ntago ndabisobanura, ahubwo n'uwundi muti nungutse ndavuga ngo mukubwire. Shobora kuba utarabonye bya bindi nagiye mvuga, ariko wenda wegereye igiti cy'umuvumu. Buriya amababi y'umuvumu ni umuti ukomeye wa hemorrhoide. Uti nzabikoresha gute? Sekura ariya mababi, ufata akabumbe, ukomeke kuri karizo yaje, kuri hemorrhoide yaje, turiya tubyimba tuza mu kibuno, uyomeke hashire iminota 30, ubikureho. Ejo wongere iyo karizo, nishaka ibigeze ku kigero cy'uko buri gihe iva amaraso, urakira rwose. Ubikore, uzaza utubwire. Kandi nanone inshuti zanjye, mwibuke ko gukoresha imiti y'umwimerere cyangwa se ibyaremwe bisaba gushirika ubute. Nugira ubute ntabwo uzigera ukizwa n'ibi ngibi, kandi tugeze mu gihe cyo kwivurisha ibyaremwe mw'abantu. Reka nikomereze kuri ba bantu noneho bifitiye ikibazo cyo kugira ibyuririzi noneho kwirinda ibyuririzi. Nababwiye ko cyangwa se nanabisubiyemo gufata grama 250 z'igikakarubamba gikarishye, kirya kirura, ukatukatagura, warangiza ugashyira muri litiro 2 z'amazi igikakarubamba. Wamara gushyira muri litiro 2 z'amazi, ugatogosa. Byamara gushya ukabikuraho, ukaza gushyiramo 1/4 cy'ubuki. Ubuki nyine ubona buhagije, katuvuge gutyo, kuko uturahure dushobora no kutangana, ariko shyiramo ubuki nawe ugereranye. Ushobora no gushyiramo irobo ry'ubuki ryose, sibyo? Warangiza ukabisabika, nabyita kubisabika. Ukazajya unywa ibiyiko 2 by'ayo mazi, sibyo? Utari ibikatsi by'igikakarubamba, ukinywera ayo mazi ibiyiko 3 uko ugiye kurya ifunguro rya kumanywa. Ukabikora ukarangiza ukwezi. Uzagira umubiri ufite imbaduko, uzagira umubiri ufite abasirikare, kandi witwa ngo urwaye sida, ariko kandi uzigirira umubiri ntawe uzabimenya, nawe ubwawe uzajya wumva ufite ibintu by'ibibaragabaraga. Niyo mpamvu nkurarikiye gukoresha uyu muti. Washira nyuma y'igihe runaka ukazongera ugafata iyi regime, cyangwa se ukongera ugafata uyu muti, ariko ukazajya urangiza ukwezi. Nushaka wirenze n'amezi 6,
wowe uriyumva. Iyo wumvise hari ukundi kuntu biri kugenda nawe bisaba, nababwiye ko umubiri wacu umeze nka moteri, yakora nta mavuta se cyangwa esanse. Ni ukuvuga ngo rero n'umubiri wacu ukenera ibyo kugira gute, ibyo kuwufasha, sibyo? Gerageza rero uzambwira ibi bintu nubikora, ni ukuri ndakubwiza ukuri kuzagaruka mu mashimwe nk'uko ujya ubona mu makomenti babivuga. Ntabwo nzaza hano kugira ngo mbabeshye, njyewe ibyo nkubwira bikore, kandi nzi neza yuko nta kibazo uzagira nubikora ku rugero nakubwiyemo. Ndasabye Imana rero ngo ikoreshe iyi miti mbabwiye, umuntu wese uri buyikoreshe imugirire umumaro, kandi mbibutsa kujya musenga mu gihe mugiye gukoresha imiti iteri yababwiye, sibyo? Nkwibutse rero kanda subscribe nimba utarayikanda, ariko nimba warabikoze Imana igikomeza guhira ikiganza cyawe, icyo kiganza cyabikoze, icyo kiganza gihora gikora share, icyo kiganza gikora like na comment, Imana igihereza umugisha, ibyo gikozeho byose bihirwe n'Imana. Naho utarabikora ndakwinginze bikore. Urakoze kuko ubikoze Imana iguhereza umugisha. Ndabakunda, Imana ikandusha.